oh ntabwo ngiye kujya niganyira ibibazo kwejo nzaba merewe zajyani ukayo kwehora imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo ukwebye ndongesha bengwere umunezero n'umubabaro byose binzanira amahoro bakamba inzoga n'amafaranga baba we njya ndagerageza kakandi ko muri Timote nguhere none ndongere kunywa amazi gusa ngo ari kunywa vino ngo kubw'inda ngo kugwaragura abantu bari wita bavuga ko umurongo wawuze ubwo ni Timote kangaye 5:23 aho turafashe narahaborotse aho nyuse bari kuvuga ati uyu ni Margarita ubwo aho ngaho nagana he ni hano mu Rwanda hose naho utuye nagana hari aho bita Kimisagara turuko hamara igenge na uriya mupapa aho hari abatangiye kujya bambona ati dore Margarita naha ngaho imbere y'iyi hoteli hari undi mu dadu bivuze ngira ndi n'umukozi aho ngaho ati dore Margarita zigaye ndaririmba nanyiganyiza ikirenge gucya ngumva bitari kumvikana neza reka ndekereze ku isuka nibuye biraza kumbyarira amashyi iyi ni isuka gira gute ni isuka nakabuye dore ngiyi rwose ni isuka yahinzeho yakoze bura yakoreye amafaranga menshi isuka ni isuka yawe se isuka umuntu yagwaye oya ni yanjye Blessings to everybody watching Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanje Albina Sini, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business, aka Mama Vibes. Behind the camera dufite Miguel, OG #1 DOP. Hanyuma mwese mukunda Legacy TV, murabizi ko Legacy is all about talents. Impano zazindi tutazi, impano zazindi tuzi, zose nta kuzimira kuko byose ni umurage. Impande yanje hari umuntu w'icyubahiro cyane, uwo mumuzi nka Margarita, ariko muragenda murushaho kumumenya. Benshi bamuzi ku mazina ye yiswe n'ababyeyi ariyo Israel n'ayandi ari butubwire, ariko igitangaje murabi cyafashe mu ntoki, iki nicyo gitangaza cye Imana yamuhaye. Akaba ari umugabo utari mukuru cyane, utari na muto cyane, ariko yarahimbye agira ati reka nambare aka kantu nkubite kwibuye nkore gitari mu ibido ubundi mbacurangire mugubwe neza. Ibyo byose ni kuri Legacy TV. Murayumva inanga imeze neza, mwiriwe neza? Muraho neza. Amakuru turaho namahoro. Nishimiye kukubona. Imana ihabwa icyubahiro. Mbabara ncurangire mu gatoya twumva. Ayijambo kabuwanje shenge ayijamba tugahorana mama ayijamba tukagumana sarujanje urukundo nagukunze shenge oya urukundo nagukunze nyabusa babwire ayijambo karupima shenge amatoni ngwarugize shenge ayijambuka yasoma saro ryanjye Margarita n'umukobwa Margarita n'umukobwa Margarita n'umukobwa mwiza cyane Margarita n'umukobwa w'umutima Margarita n'umukobwa Margarita n'umukobwa mwiza cyane Margarita n'umukobwa w'umutima Margarita n'umukobwa Margarita n'umukobwa data we Margarita n'umukobwa Margarita n'umukobwa mama we Margarita n'umukobwa mbigeze ndahiro Margarita n'umukobwa imbambaroga Margarita n'umukobwa mbigeze ndahiro Margarita n'umukobwa ariko mana ini mano itangaje. Big up to everybody watching Legacy. Uyu niwe muziko mazina ya Israel, muziko mazina ya Margarita. Yo ni indirimbo nziza, nimba utaceje wakoze ikosa, ariko nimba waceje kanda kuri comment, kuri like, ubisharing, notification button ntugire icyo ucikwa, kandi ikiganiro unagisoze. Siko bimeze. Let's go Legacy TV viewers.
twavutse turi babiri gusa n'amahirwe twagize yo kurerwa n'ababyeyi batubyaye twarireze turakura igihe kirageze umukobwa arasabwa ingwano twarazibonye inzoga twarazinyoye none aragiye kuba urukweto hagararaho yemwe hagararaho hagararaho umwana wa data hagararaho wandenze tukajyana oya ma oya da oya shenge ntibyashoboka twicarana agakuzi ko tugasakuzanya umwengo sakwe sakweho n'ingosoma. Welcome once again, viewers of Legacy TV. Turacyari hano Legend Hotel Kacyiru, hoteli nziza ya mbere. Ushaka kureba abakora bose muri Legacy TV, waza ukatureba. Ushaka kubona ibyamamare bigiye bitandukanye ni hano Legacy TV. Twagiye mwiriwe neza. Turaho na amahoro. Nukuri utangiye neza undirimbira. Hanyuma ndashaka kumenya amazina wiswe n'ababyeyi n'ayahe. Iyamuremye Isiraheli. Iyamuremye Isiraheli. Bakunze kukwita gute none? Ubwo aho nyuze bari kuvuga ati uyu ni Margarita. Ubwo aho ngaho nahagana he? Ni hano mu Rwanda hose naho utuye nahagana he? Hari aho bita Kimisagara. Turi kuhamara igenge na uriya mupapa. Aho hari abatangiye kujya bambona ati dore Margarita. Naha ngaha imbere y'iyi hoteli hari undi mu dadu bivuze ngira ndi ni n'umukozi aho ngaho ati dore Margarita. Hanyuma uri umugabo wubatse, uri umugabo w'umujene wibana bimeze gute? Mfite umudamu dufitanye abana batatu. Abana batatu. Madamu niwe Margarita se? Gusa ntabwo ngiye kukubeshya dada we. Yitwa Ngabire Angelique. Ngabire Angelique. Hanyuma Margarita ni nde rero? Bo Margarita ni izina ryiza. Numvishe narikoresha mu njyana yanjye cyangwa se mu gihangano cyanjye kuko nabajije abakuru nyine urugero ng'abasaza baza kumbwira ko ijambo Margarita ngo niwe yajya agaciro ngo ridapfa kuboneka mu bihugu ibyo ari byo byose. Nibyo? Rero kuba hari abitwa ba Margarita gusa nakoresheje izina Margarita mu gihangano cyanjye mvuga ati Margarita ni umukobwa. Ni umukobwa. Hanyuma ntibiba bigora madamu wawe ko iyo bakwise Margarita mu muhanda urumva uri umugabo bakwise Margarita ntago bijya bimugora akavuga ati ariko se wa mugabo we iyo ndirimbo wahinduye izina cyangwa urabikunda ibihangano byawe? Ayiwe dada we ngubwiza ukuri. Ngubwiza ukuri. Bo amazina yanjye arayazi ariko ubu biri kurangira nawe aho yajya kunyakura kibuka byamucitse ngo Margarita. Ubu aho bita Butaro. Nibyo. Batangazwa no kumva n'umudamu nishakiye birangiye nawe ari kunyakura ati Margarita. Nge ngamubaza ati ariko si wewe nawe koko ati amazina yanjye urayayobewe. Nibyo. Abana se bo n'abantu bitangiye kujya bibazamo ngo dore papa Margarita. Uruvanga agace kose waragafashe nkurikije aho tuyagana he? Mu mudugudu wa Gari, akagari ka Nyamicucu, umurenge wa Butaro, aho ni mu karere ka Burera. Karere ka Burera. Aho niho njumbitse n'umudamu n'abana. Hanyuma abadukurikiye cyane bari mu bantu bagukunda ubwo ndavuga abantu bataba hano mu Rwanda, abantu baba muri Norvège, ababa muri Canada, baba hirya no hino ku isi. Ubyumva ute kuba igihangano cyawe duhereye kuri iki gihangano? Nge reka ntinanaguce mu ijambo mu byuri busobanure biratangaje mpera hasi unsobanurira. Aka nagati mbona nibuye ni ikindi gihangano wihimbiye niki? Dada rero dore uko bimeze ndakubwiza ukuri. Natangiye guhanga ndirimba imizika nyarwanda. Noneho ngaririmba nganacuranga. None ndavuga ati siko no gucurira bikenewe nzaririmba nicurangire nanjurire. Ndavuga ati ndaho bizavamo. Ariko ngumya kwitekerezaho ndavuga ati ubwo nzigaye ndaririmba nanyiganyiza ikirenge gucya ngumva bitari kumvikana neza reka ndekereze ku isuka nibuye biraza kumbyarira amashyi. Iyi ni isuka agira gute? Ni isuka nakabuye. Dore ngiyi rwose. Ni isuka yahinzeho yakoze ubura yakoreye amafaranga menshi. Isuka ni isuka yawe se isuka umuntu yagwaye? Oya ni yanjye. Iri nibuye risanzwe watora? Iri nibuye narikuye ahantu. Ntujye urihindura? Niri ryonyine. Bayita kike.
ni kike bizi kuri handi baba bateri bavuza ingoma hanyuma aka nagacuziritseho aka nagashumi gasanzwe kagakamba nagakuye ku gikapu runaka nyine ubwo nza kugira ngo kanyunganire nyine mu kugira ngo iyi kike igiye ikomunikana n'iyi gitari nakoze. Hanyuma tugeze kuri gitari ndi kureba neza nkabona koko ikoze nka gitari n'imirya byose sureba se. Hanyuma ndikwibaza iyi si bidose ni jerekani yanjye ni naka babyita ngo bayita ngo nakabubiri akabuni ubitekereje uterera Israel utekereje ute gukora gitari gutyo ibintu biratangaje ndi kubona ari nk'igiti cyavuye ni rakrete se niki ni indusi ngiyi ubwo naje gutobora nyine urabibona utuba twita regeraje aha ntabwo bikomeye aho nagerageje kubikomeza naha buraya amatsinga hana arayakomeje ndabyumva aha rero iyo amajwi gahindutse ndaregera ubwo ijwi ngariregera uko njaka urafasha umwanya uvuga uti ibido wabimenye uteka ibido ushaka kuvamo iyo njyana ko numvishe neza ari gitari isanzwe inarutabwo gitari dusanzwe tuzi. Okay, naje gutekereza kuri zino gitari zisanzwe havuga ati ubwo ndabushobozi ndi bubone bwo kuyikora cyangwa se ngabanda habushobozi mfite bwo kuyigura reka ngewe njakisha ukundu nafata akabido nabanje gukora gatoya ubwo numvishe kavuze ndetse bigakereza abagenzi birangira noneho ngo ziyingiye bigakereza abagenzi ubwo nuvuga ngo wahagaraga nko mu muhanda ukivugiriza mu makabari mu mihanda no mu soko mu kabari nganyumvisha nk'indirimbo waririmbaga nk'imwe wibuka gato cyane akapela ntoya karimbo waririmbaga mu kabari bagahagara abantu bose nanyoye kamwe sinanyoye tubiri nanyoye kamwe sinanyoye tubiri data we nanyoye kamwe sinanyoye tubiri nakoreye igihumbi fata 500 uhahira abana utekera abana mu kazi wange kubura kweto niyo nabonye nanyoye kamwe sinanyoye tubiri mama we nanyoye kamwe sinanyoye tubiri maze bakishima bakamba inzoga n'amafaranga baba we njyaga ndagerageza kakandi ko muri Timote nakahe nguhere none ndongere kunywa amazi gusa ngo ari kunywa vino ngo kubwinda ngo kugwaragura abantu bari bitavuga ko umurongo wawuze ubwo ni Timote kangahe 5:23 aho turafasha narahaborotse hanyuma Israel mu kabari ngo no kuvuga ngo wabaga wijyanye ko vugutireka nyine muri kiraka cyangwa nkunda gucurangira abantu wajyayo gutyo gusa naragendaga umudamu wanjye tarako suracyuri kusibye ndayinzoga ndi wa mudamu we have ngewe ndagiye ari Imana irambi imbere iyo nabaga ndashye ngamwereka igihumbi nguko mbivuze ati nakoreye igihumbi ngicyo iyo nabaga nanyoye gakeya ugavuga ati okay ati ubwo mbonye ikibishyimbo ati ndacyo nta kibazo ubwo nuvuga ngo mwarafashanyaga kanabona ko guhanga kwawe hari icyo bimara nanubu ibi nibyo ukora gusa Israel bo ubuzima busanzwe aho ho njumbitse hari abapapa baba bafite amasambu baduha akazi akinjiza igihumbi nanjye ikindi ariko iyi mbano yanjye aho njumbitse barabizi n'ibintu ndazigera ndeka nibyo uranabikunda cyane sana ubimazemo igihe kingana gute yewe we nahereye 96 ndi guhanga kugeza ubu ngubu ubwo icyo gihe wanganaga gute 95 navutse 78 ubwo ndi mu kigero cy'imyaka 43 ndayirangije ndabyumva kandi iyi mpano ni impano iva mu muryango wanyu se ni impano we wavukanye wenyine ku giti cyawe bimeze gute mvuze ngo iyi ni impano ntabwo naba mbeshye gusa ngiri muto nakundaga imiziki narangije amashuri anabanza iyo nabaga mvuye kwiga ngasanga iwacu bari kunywa nyine bya bindi byo wumva ngo ni iminsi mikuru mu bunane na za Noheli ndabibona papa hari nanga yari afite icyo gihe nari umwana hari umupapa witwa Kidonyi wayicurangaga ubwo kurya ngabireka ariko ni inanga ntabwo nzi gucuranga inanga gusa nakuze umuziki gundimo none ubu biri kurangira ndi umuhanzi ndi kwibona i Kigali dore amazu dore ngaha ndahicaye dore ahantu ngambwira mbarumbwire bwa mbere ukibona indirimbo ukayibona ku mashusho ubwo navuga kuri televiziyo wiyumvishe gute narishimye cyane na n'ubu ngubu ndacyafite ibyishimo byo kuba njuranga igitari y'ijerekani
no kuri kose ibi bintu rero n'umwimerere hagati aho hari abantu benshi bashobora kwibaza bati ko biri kose ntago wikorera ayo mashusho ntago wijyana muri iyo studio indirimbo ko biri kose bigomba gusaba ubuhanga bwo muri studio Shine Record niho ukorera umuziki wawe Shine Record ni studio y'uyu mupapa ubona ngaha manager mbisi nyine mvuze ngo igabo mvite niwe ntabwo naba ngubeshye nibyo urumva hanyuma se mbere nta management wari ufite nari mufite kuko hari igitaramo cyabereye i Kigali ndi kwibuka amatariki gusa hari harimo Byumvuhore witwa Mavenge Sudi abantu bakomeye cyane harimo umusenyeri witwa Simaradi harimo Bamboriki Ministre naracuranze pe ubwo nari umutumirwa aho ngaho wagiye gutya n'agasuka nibuye nibi ndacuranga icyo gihe isuka ndayo nari mfite wari ufite nari mfite ibudo gusa ndacuranga ubwo baza kwishima abafana barishima cyane ubwo manager gusa nuko birangira gutyo mbese imbano yanjye arayijyamishije yamvishije ubusa ubwo dore umugabo ugiye kundeturura nguyu uyu niwe ugiye kundeturura kabisa uyu none se mfite ikibazo aho ngaho tukira aho ngaho bari bagusobanuriye ko biri kose nka manager bagusobanuriye ahantu ugiye haraba hari abantu bakomakomeye urakora ndaguhemba mwari mwabivuganye cyangwa wigendeye gutyo gusa utanabizi mbo yambamagaye ndiyo za Butaro aza kunyoreza n'itike ubwo ngeziwe ubwo yaje kumbwira ko aho hantu ngiye gucurangira ngo ni amahirwe ya nyuma ngo ncurange pe ngo nakize ngo byarangiye ngo inzu ya mbere ngo nzayigura i Kigali ubwo naragenda ni igitaramo nawe ugiye kuri YouTube wakibona ndabyumva wandika Yamuremye Israel amazina yanjye nuko ubwo abamvishije ubusa gutyo yagupfishije ubusa amvije ubujya nuko ubwo ari umupapa ugiye kumvubura n'uyu kugupfubura agiye kumvubura mfite icyizere kandi ari yangoreye amaserivisi menshi cyane hanyuma se tukira aho ngaho ubwo niki yagwaye se manager warashotse ati itahire subira i Butaro nyine nta kintu na kimwe yagwereje nta nitike nta nyine kuvugisha ukuri ndi byica umutumirano nubwo yanyumva cyangwa se akanabona mbivuga ntacyo bitwaye kuko ni ibintu byagaragariye igihugu cyose niko navuga mu by'ukuri yanguriye ipantaro n'ingweto nibi wambaye reka da byarashaje irega ni kera hashize igihe haciyemo igihe none se iyo mvuga ngo imbano yanjye arayijyamishije ndabwo mba mubeshyeye nawe ubwo arabizi sibyo ugaciyemo nk'imyaka nk'ingahe umwaka ushobora kubura kurengamo gakeya umwaka ubwo icyo gihe yaguhembye iki ipantaro ingweto n'umupira ubwo aza kumbwira ngo ko amafaranga ngo ari padiri urayasinyira kuko ibyo yambwiraga nabisubiramo biza kurangira mbwiye ngo ndayo biza kurangira mbwiye ngo ndaho twazamuka mu buhanzi ngo tuzamukane imanza ngo tubyihanganire ubwo ngiye Margarita ubwo ngira iki ubwo mbanerekeje i Butaro umugore cyo korabona mbingukanye agapandaro n'agakweto tisawa ariko byarangiye n'ubundi umugore tugiye gushwana ndabyumva urumva yarababati wagiye ugiye guhaha ugarutse uko ugarukanye imyenda none ikirenze ibyo hari benshi bamwerekaga utuvideo ku matelefone ati dore umugabo wawe ahantu yacurangiye ati none koko ndahakindo yakuye hari tubona amafaranga bari kumuha abanyamakuru baranditse ngo nahawe amafaranga kayabo noneho birangira amatelefone nyine bafite za touch aho ngaho bakajya barabinyerekamo gake gake ati dore ahantu wari uri wazi yahuvuremo mbese gara amafaranga gagiye ntahe ngababwira ati barahoraga mwabagabo nta kindi nayo uwo manager se aracyariho arahari yitwa Rutikange Manuel kamuvuge ni Rutikange Manuel akorwe isoni kweli hanyuma ugize amahirwe haciye ndabanga ririmo pe ntabanga umwe mukaguricyo subonde none se ubwo Israel nyuma yaho waje kugira amahirwe utujya muri Shine Record cyangwa haciyemo igihe urindiriye ushakisha umuntu wagufasha uyu mupapa kimara kumba amagara naraje pe ndaza bitewe n'ubushake yari afite bwo kugira ngo ibikorwa byanjye cyangwa se ubuhanzi bwanjye butera imbere ndibibe ngakuriye imbano yanjye yajyamye kamara imyaka ingana kuriya sibyo ubwo nuvuga ngo nasore muri studio naruhutsemo gake aravuga ati ruhukaho gake ati dore studio ngiyi dore manager nduza producer arimo mu cyumba genda umusuhuza asigaye utangira akazi ubu uyu mupapa twagiranye inyandiko ubu ni ukuvuga ngo inyandiko ziranditse nuko ushinjwe ngo nimba ari ajya ni mu kagari nyibutsa muvande noteri yazisinyeho
mbese ubu uyu mupapa tubana ngo umwana ndi mu rugo mbese gutya akwitayeho neza bye ubu ino Kimisagara uri gukora umuziki wawe umaze gusohora indirimbo ubwo tuzi Margarita ni iri kwamamara cyane kugeza na n'ubu iyindi ni hari indi teganya cyangwa iyindi iri mu bubiko turindira mfite indirimbo nyinshi ibyiza biri imbere abafana banjye ntibanyitegeho kubashimisha niko bimeze Margarita uyu mupapa yarayisohoye ubu iri hanze ubwo izindi zibwo ziracyari muri studio turindire ni dushonje duhishe mugira amatsiko gusa agataho hari amatsiko bise binero uko biri kose uri mu ruhando rw'abahanzi kandi abahanzi nyarwanda hari nk'undi muhanzi urebera ukavuga uti uyu nguyu ni icyitegererezo cyanjye dukoranye nanezerwa cyangwa se niwe narebeyeho njya no kuzamuka ninde wumva ukuririmbira ukagubwa neza wowe ubwawe nk'umuhanzi nguko nahoza mbikubwira ura mupapa yanjyanye ku radio kuri televiziyo sibo ngo uyu mupapa witwa Blessed Melody narahageze mbona imodoka ye pe ndavuga ati saha handu niho kwa Melody nuko ngo niho kwa Melody ngo ubwuje kuri televiziyo yitwa Isibo none si koko nuko nyine Melody ndahageze nukundu njya mubona mu ndirimbo ze none ngeze ahandi akorera gusa ariko nahavuye ndamubonye mu byukuri ariko mfite icyizere yuko nzanamubonaho nkanamusuhuza nubwo kuramukanya biri kwanga ariko nagera gucya wenda gake uramukunda ubwo no kuvuga ngo ubungiza amahirwe tugakorana se yakasaba amahirwe ariko nta kidashoboka nta kidashoboka rwose Israel hagati aho hari nk'indirimbo y'ukunda indirimbo yo ngunda ni indirimbo aherutse gusa ariko ndona yicuranze ni ukumva amagambo ngo bado ngubu nabaye icyamamare bado nabaye icyamamare iyo ndirimbo ndayikunda gusa numva nanjye twakorana ariko ari ahubwo ndi kumva uzi no nukugerageza oya ntago ari no kugerageza nyamara hari nk'undi muhanzi uvuga uti uyu nguyu njya mucuranga mu buryo bwanjye kuko ubu buryo ucurangamo ntago ari uburyo busanzwe n'abandi batureba barabivuga muri comment hari nk'indirimbo uvuga uti iyi ngiyi njya nyicuranga mu buryo bwanjye kandi ikagenda neza indirimbo zitwa Imbara abari abahanzi bambanjirije njya ngerageza mu gakeya harya baravuga ngo wa mugani ngo ntawe ubuze impara gucuranga hari izo ndi kujya ngeragezamo gake nk'iyihe waduha ukadususurutsa ariko ako kantu k'uburukweto bivuga ikiza k'uburukweto ni uvuga ngo iyo umuntu ashimishijwe n'umuzika birangiraga nyine uk'uburukweto ubwo ni cyage indirimbo bigeze muri pose urukumva umuzika nyine gwakurenze ubwo rero ugakuburukweto washaka nibuno karagatu kagerekeza iburyo n'ibumoso njya ngerageza ujya ugerageza mu kanya uracuranga unabyina ko ngenda byina cyane buriya turakubura ukweto mu kanya hagati aho hari ibintu binteye amatsiko muri iyi njyana uririmbamo ya kinyarwanda cyane ese waba ujya ukunda kuvangamo nk'izindi ndimi waba wabwiwe cyangwa ukoresha ikinyarwanda gusa umwimerere wawe ni ikinyarwanda gusa ngoresha ikinyarwanda nicyo wumva wisangamo neza ngoresha ikinyarwanda hanyuma ukaba uvuga uti nihe ntumbero ufite muri Shine Record uko biri kose hari amasezerano mwahawe hari gahunda mufite muri gukora nizihe movements uretse ibihangano ugiye gusohora uba wumva uvuga uti ndashaka kuririmbira hano nizo nzozi zanjye nizihe movement uba wumva ushaka gukora cyangwa se nizihe nzozi uba wumva ushaka kugeraho urabona abahanzi sibyo umwuga wabo urabatunze indumbero yanjye rero cyangwa se icyerekezo cyanjye nanjye uyu muziki numva
gwandunga ngumva gwambeshaho nge n'umudamu n'abana ubuzima bugahinduka urugero tukaba twava ngo mu cumbi tukagira imibereho noneho ikindi umuziki nge ngawukomeza kuko abafana banjye gusa nababwira ko indirimbo pe ni nyinshi ngifuza ko nakomeza ngubu ngamasengesho ndi gusenga gakagera mu ijoro asigaye nanjye ngaba umuhanzi nguwo melode nyine Israel niba twenda kugana ku musozo isengira amatsi kuko biri kose mu guhanga cyangwa mu kugira icyo ushyira hanze abantu bari benshi hari abagukunda n'abakwanga ababa barakwanze bakaguca intege ni nk'ibiki bakubwiye wabyitwaye muti kumva ati ntibakunze ibyo ukora cyangwa bari kuguca intege atari ko ubundi uje gukora iki se ni iki bakubwiye wowe wabasubije iki cyangwa wabyitwaye muti gusa imbogamizi mu muzika ntabwo zabura urugero ngaho nageraga ati dore wa musaza uri kubunza ibijerekani ngo ari kureremba ngo uri hasi azagira hehe navuga ati nta kibazo gusa ariko ndetse ngabaririmbira byabashimisha niko wababwira ni ukuvuga ngo wowe muri wowe wavugaga uti nyamara mberetse ibihangano byanjye mwanezerwa ntiwigeze ucika intege se oya kuko n'uwashakaga kunja indege yabaga ari ngumwe kwijana ngereranyije cyangwa se nga 2% iyo babonaga ng'abantu 6 bavuze ati mureke umanza twiririmbira ubwo nabo byarangiraga bagiye mu myumvire yabo bangigikiye niyo mpamvu bitanjaga indege nebyo hanyuma ni ayahe magambo cyangwa se niki gikorwa wabonye cy'abafana bawe ukabona ko bagukunda ko kukishima igikorwa cyangwa se ijambo cyangwa se cyari cyo cyose abafana banjye nuvanga abafana banjye barangigikiye ubu ngubu abafana banjye bari gushimishwa n'umuziki wanjye gusa nanjye mbifurije amahirwe y'Imana mbifurije amahoro y'Imana urumva gusa sinzi nimba nabaturaka karirimbo mubinyemerera ariko turakabyina turakubura ukweto gusa mbere na mbere ndashaka kubwira abadukurikiye umuntu wabashaka kugubwo bufasha waba ushaka kugira icyo akumarira niki wumva ukeneye uretse kuba bashyigikira umuziki wawe uvuga uti iki ndagikeneye ukanatubwira nimero yawe nimero yanjye ni 078 40 44 3 ndasubiramo 078 40 44 3 nibyo ntabwo nibeshye yego hanyuma niki wumva wifuza nibura reka dufata ibintu bitanu uvuga uti bimbibonye nyamara nge nakomeza nkazamuka nkanezeza abo bafana banjye nababandi bancaga amazi cyangwa bakingaga ibyo nkora nabo nkabasubiza akabona ko nshoboye bitanu reka tubari cyambere icyambere ngeze ku mateleviziyo urugero nga televiziyo nyarwanda ngayigeraho ibyo ni ibintu ndi kwifuza mu byo mubamfasha mbese ndabyumva mubamfasha noneho ikindi ngaba nifuza no kuvuga ati ngo gucurangira ngo mu hoteli gacuranga hano hajya hakomakomeye yego urumvaho abo bantu Imana yabaye no kuri pe nabashimira pe bamfashije mu izo nzira ngamenyekana ngagera kuri televiziyo nyarwanda ngaba nacurangira ngo mu hoteli ndi kubona ngaha umuntu ba wabigize mu ruhare namushimira ndabyumva dusigaje bitatu bindi cya gatatu wumva uvuga uti nyamara nka Israel yamuremye ndabikeneye ibi abadukurikiye babe bakugeraho bace kuri management yawe ni nk'ibiki bitatu bindi wumva uvuga uti bindabikeneye nyamara gusa wenda nawe urabona ubuzima ndimo ni ukuvuga ngo hagize abangigikira urugero bakamfasha bakandemera ng'agaseke nyine umudamu wanjye n'abana tugahindura imibereho abana banjye bakambara utwenda twiza bakabona icyo kurya bakiga umudamu wanjye nawe akabona igitenge cyiza akavuga ati burya umugabo wanjye burya ubuhanzi bwe buzagira aho butugeza ubwo ngabona ngiyo nzu urabona ndi mu nzu y'icumbi uvuga ngo izo mbaraga ziba zakoreshejwe kugira ngo izo serivisi zingereho nyine aba bavandimwe nabashimira baba bakoze hanyuma njya gusoza ndibaza uburyo ucurangamo hari ubwo uzabuhindura gukeneye nka gitari yindi y'ubundi buryo cyangwa iyi niyo gitari yawe ahubwo wayinoza kurushaho iyi gitari yanjye rero iyi ni yanjye pe
iyi ni ukuvuga ngo mu buzima bwanjye bwose ngiri ku iyi si ntabwo nzigera mvuga ngo iyi gitari ngo ifite ikibazo, nta kibazo ifite. urayikunda rero hagize wangigikira nyine akambonera ngiyo yindi isanzwe, iyo niyo kurepeteraho ngongera ubumenyi n'ubuhanga mu bihangano byanjye. yabakoze pe. Hanyuma ari akantu kanteye amatsiko cyane, uyihangane ko ngiye kubikubaza, waba waragize ikibazo ku jisho, niko wavutse, bimeze bite? Ikibazo cy'ijisho gusa habayeho imbanuka, nagize imbanuka, ubwo nyine twarahandu ndi gukora akazi k'ubuyede, ubwo nyine ndahubuka nikubita hasi, ubwo biraye. Ugira akabazo runaka, ni ibintu bikira se cyangwa ni ibintu bizaguma ku gihe kinini? Narakize gusa ndaririmo, ariko nta kibazo, naravuwe. Usibye nyine ko abigiye numvishe bifite ikibazo, ariko ndari cyane. Nta kibazo nuko nyine bw'uburwayi cyangwa iki, umeze neza. Ni ukuvuga ngo ngize ng'ingaruka, ubwo biba bindunguye, nayoboka abaganga bakamvura. Ndabyumva. Hanyuma Israel nje nagukunze cyane, mbonera no kubazana cyangwa se gusaba abadukurikiye kuba nabo bagukunda kurusha, kuko ni impano itangaje. Nta wundi muntu ndabona ucuranga gutya, nabanje ndaseka ngira ngo ni imikino, ariko nasanze atari imikino. Hanyuma iyo ndirimbo yo gutura abafana tugiye gukubura ukweto, ni indirimbo yo mu gitabo. Yitwa gute? Ivuga ngo ntabwo ngoye kujya niganyira ko ndazi uko ejo bizacya bimeze. Turayikora duhagaze se cyangwa mujye mpagarare? Guhagarara ndari ngombwa. Njyewe reka ari njye ukubura ukweto. Ndacyo ubwo bishoboye kabisa, gerageza. Ntabwo ngiye kujya niganyira, nibazo kwejo nzaba merewe, nzajya nibuka yo kwehoraho, imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, ukwibye ndungesha bengwere, umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro, umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro. Amazing. Iyi ni talent ya Israel iyamuremye. Ushaka kumubona ushobora kwajya kuri YouTube ukabona indirimbo ye nshyashya Margarita, akaba anaboneyeho kuyibatura iyo ndirimbo. Mwese mwizera Imana ntabwo ugomba kwiganyira. That's the last message on Legacy TV. Ushaka kumubona komeza usubscribing, umwandikire, umuhamagare nimba ufite ubufasha ubwo ari bwo bwose. Big up to Miguel behind the camera, Albina Cine, be all in or be nothing at all. Ibyese n'amabanga we, ibyo ngoreye n'ibike, wari wowe nahisemo bavurwaye. Ibyese n'amabanga, ibyo ngoreye n'ibike, wari wowe nahisemo bavurwaye.